nongeye kuguhereza ikaze wowe dukurikirana uko bwije nuko bukeye umunsi ku wundi uko ubuzima bugenda burushaho gukomera ni ukuri ndagukunda cyane murakiri kumwe nanjye gutwika ngiye kuguhereza inkuru yitwa ubushuti budasanzwe. Ni inkuru, ni true story about me and my twin. Don't try to myth. This story is so very interesting, more than what you have seen. Iyi ni true story yange na baby Laura cyangwa na Mugwaneza Laurence. Umunsi umwe ubwo bwatangiye nawe ufite umukunzi wanjye. Yari umuhungu twakundanaga cyane pe. Numvaga mu buzima bwanjye kuzamurostinga ari ikintu kibo kidasanzwe. Numvaga mu buzima bwanjye kubaho ntamufite bwari ubuzima butabaho. Naramukundaga cyane. One day naramuhamagaye kuri telefone ati hi sweetheart, nakundaga kumwita King, nawe yanyitaga Queen kuko numvaga nta mpamvu nimwe yari gutume ataba umwami w'umutima wanjye. Naramukundaga cyane pe, yari umukunzi wanjye udasanzwe. Ubwo twari turi kuvugana yari afite undi muhungu babana, nawe namwitaga brother wanjye kuko naramukundaga cyane. Zari inshuti zanjye zose. Nahamagaye mushiri wanjye ati hi, arambwira ati hello baby, mukumva numva brother wanjye nawe arimo aravugana n'umukobwa. Mu buzima busanzwe nari umukobwa ukunda kuvuga, nari umukobwa uvuga cyane pe, n'expressingaga feelings zanjye through talking. Nari umukobwa uri shosho, nakundaga kuvuga birenze uko bitandukanye. Ubwo numvaga uwo mukobwa numvishije nawe ari umuntu ushobora kuba waba interesting kuri njyewe. Numvishije ari umuntu udasanzwe. Umukobwa twaravuganye ndetse yewe bafashe telefone bazishyira hamwe dutangira kuganira. Twese twakomokaga mu miryango y'abantu bizera, ariko byasaga nkaho twebwe ibyo bintu byo gusenga bitarimo. We were Adventist, twarabadive nuko bamwe babibyita. Ubwo twakomezaga kuganira namubajije, nagiye kumva numva aravuze ati ese ko utagiye gusenga? Nanjye ntabwo nagiyeyo, gusa nzagiye ubutaha. Nibajije nibaze ko kuko ndi Adventist birancanga, ariko ntinabyitaho. Nakomeje kumuganiriza cyane ndamubwira ati I want to be your friend. Numvishije ari umukobwa mwiza. Nimara kuvugana nawe numvishije nta mpamvu nimwe yatuma amaraso yanjye naye bitahora. Suko nari mfite inshuti nyinshi cyangwa nkeya, ahubwo numvaga nawe yaza mu mubare w'inshuti zanjye. Twarakomeje turaganira. Ubwo twamaraga kuganira gutya naje guca inbox nandikira baby wanjye ndamubwira ati sha ndashaka nomero za uriya mukobwa twari turi kuvugana. Niko kumbwira ati uri kuvuga Mugwaneza? Nanjye nti yego. Uwo mujama ko twakundanaga ntabwo yazimaye yirukanka pe. Naje kugira igihe ndamuhamagara ndamubwira ati hi, nukuri Imana nabaye proud yawe pe, naragukunze cyane, nkunda ukuntu mfata, nkunda ukuntu bigenda. Numvishije twaba inshuti nawe ati nukuri nanjye numvishije twaba inshuti. Ngaho urukundo rwacu ndetse n'ubushuti bwacu bwatangiriye. Twakomeje kujya tuganira, rimwe rimwe tukaganira ku bakunzi bacu, ariko twaganiraga tutarahura. Nahoraga mfite curiosity cyangwa amatsiko yo kumva ukuntu uwo muntu tuganira buri munsi uko ameze, uko bwije n'uko bukeye. Twiziranye tutarahura. Nagiraga ikibazo nkamuhamagara, nawe yagira ikibazo akampamagara. Twahozanyaga amarira tutaramenyana. Yabaye inshuti yanjye kuri rwa rwego rw'uko nagiraga ikibazo mu buzima busanzwe akakinkemurira, nawe yagira ikibazo mu buzima busanzwe nkakimukemurira. Igihe cyaragize ntabwo byaje gutinda, naje gusubira ku ishuri kuko nigaga muri high school. Naje gusubira ku ishuri, nari ndi muri stage. Narababaye cyane, numvaga ntakaje inshuti yanjye, ariko nakundi byagombaga kugenda. Nagombaga gusubira ku ishuri. Narakomeje ndiga ndetse amashuri ndayakomeza. Don't miss part 2. Muracekwe nawe wode twingabiri with Mugwaneza Laurence. This is our true story baby. Don't give up and don't try to disappoint us. Ndakwinginze niba udukunda iyi story uzayumva, ni so very interesting. Nta kintu na kimwe nzitengamo, ni true story, ni inkuru y'urukundo rwacu ndetse n'ubushuti bwacu njyewe na twini wanjye. Murakoze cyane, mukoze kugira ibihe byiza. Ndabakunda cyane.